Kugira ubuzima bwiza si umusaruro wo kugira amahirwe gusa, ahubwo ni imyitwarire myiza umuntu yiyubakira buri munsi. Hari ibintu byoroheje ariko bifite imbaraga nyinshi bigaragaza kuri mu nzira nziza zo kugira ubuzima bwiza, nko kwitwara neza mu masaha yo kubyuka no kuryama, uburyo witoza ku mubiri, uko ugenda n'amaguru, uko usoma n'uko utekereza ibintu bitandukanye. Ibi byose byihuriza hamwe bikagufasha kugira imbaraga, ubwenge, umutuzo n'ubuzima bufite ireme, kandi byose birashoboka iyo ubishyize mu bikorwa gahoro gahoro udacika intege. Uyu mwanya nshaka kubasangiza ibintu 6 mwakora mukaba muri mu nzira nziza yo kugira ubuzima bwiza kandi mwishimiye buri munsi. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro twishimira kukugezaho buri munsi, kandi ibi biganiro nta handi wapfa kubisanga atari kuri uyu muyoboro. Ubuzima bwiza nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga, akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite, waba uri umukene uteye agahinda. Iriya mayibobe ryama mu iteme igasinzira neza igwije amahoro kuruta abakire baryama mu miturirwa ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza ruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Noneho mutira agatebe mwicare murambye mbasangiza ibintu mwakora mukaba mwizeye ko muri gutera intambwe nziza ziberekeza ku buzima bwiza bwa buri munsi. Ikintu cya mbere ni ukuzinduka kare. Iyo uzinduka kare uba uri imbere y'abantu benshi babyuka batinze. Kuzinduka kare bigufasha gutekereza ku bintu usabwa gukora umunsi wose kugira ngo ubashe kuba umuntu uzinduka neza mu gitondo. Cana amatara ya mu gitondo hakiri kare, nimugoroba uhita ujya kuryama utuje. Tangira kubyitoza buhoro buhoro kandi ujye ubikora buri munsi niyo byaba ari ku mpera z'icyumweru. Umuhanga w'ubuzima aryama kare akazinduka kare. Reka mbasangize ihame rya Mahatma Gandhi, yakundaga kuryama nimugoroba atarengeje saa 3. Hari n'igihe yaryamaga saa 1, ariko kare mu gitondo saa 10 akaba yibambuyeho akaringiti agatekereza ibya politike ndetse n'ubuzima bw'abaturage be. Ushaka kugera ku buzima bwiza aryama kare akazinduka kare, ni wo murage w'abantu bashaka kugera ku bintu bikomeye. Ikintu cya kabiri ni ugukora ibishoboka byose ngo usinzire neza. Ubushakashatsi bwerekana ko 30% by'abantu bakuru batagira ibitotsi bihagije. Kubura ibitotsi bihagije bigira ingaruka ku bwonko, ku mubiri no ku munezero ukwiriye kugira. Iyo uryamye amasaha 7 agera ku 8 bigufasha kuruhuka no kongera imbaraga z'umubiri, kongera umutima wo kwita ku bintu, gutekereza neza, gufata imyanzuro myiza, kugenzura amarangamutima no kubana n'abandi neza. Murabona ko ibitotsi ari ibintu byiza. Gerageza uje uryama ibitotsi bihagije, uryame kare ubyuke kare, ariko wasinziriye neza nawe uzagira amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatatu ni ugukora imyitozo ngororamubiri workout. Ugomba gukora imirimo ituma ushyuha n'imitsi igakomera, gukora siporo zitandukanye nko kwiruka, kubyina, yoga, guterura ibyuma cyangwa boxing. Nyuma y'amezi 6 ukora imyitozo umubiri uriyubaka, ibinure biragabanuka kandi bikakongerera amahirwe yo gusinzira neza, kugaragara neza no kugira icyizere cy'ejo hazaza.
mukora imyitozo namwe muzagira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 4 ni ugutera intambwe hagati y'ibihumbi 10 na 15 ku munsi. Kugenda n'amaguru ni ingeso nziza cyane kandi yunganira izindi. Ikiyongereyeho ni uko bituma ubasha kongera imbaraga no kugira umubiri mwiza. Mu rugendo rwawe ushobora gutekereza neza, kwigisha no kubona ibitekerezo bishya, kumva ibiganiro by'amajwi yuzuye impanuro nziza bita podcast, no gutekereza byimbitse. Ibi byose byatuma ugwiza ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 5 ni ugusoma ibitabo. Ubwenge bwongera imbaraga muri byose. Ibitabo bibamo ubumenyi bwinshi bw'isi kandi byinshi wabisomera ubuntu. Shyiraho intego yo gusoma impapuro 15 kugeza kuri 30 ku munsi. Nubigira akamenyero uzagwiza ubwenge burebana n'ubuzima bwawe, ubwenge butandukanye bw'ibigukikije, kandi uzagira amahirwe yo kugwiza icyizere n'amahirwe yo kubaho neza buri munsi. Ku mwanya wa 6 ni uguhindura imitekerereze. Guhindura imitekerereze cyangwa ibitekerezo byawe bigira akamaro kuko bigufasha kuba umuntu wigirira icyizere, kandi rimwe na rimwe hari igihe dutekereza nabi tutabizi, ariko birashoboka kubikosora. Ushobora kubigeraho usoma kenshi, ukitoza kuba maso ku byo utekereza, icyo bita mindfulness, ugakora meditation, icyo bita kwibwira ibyiza, ukiga imyigishirize ya Buddhism na Stoicism. Izi ni filozofiya zigufasha kugwiza ubuhanga n'ubwenge, ndetse ugakoresha uburyo bwa cognitive behavior therapy bugufasha gukosora imitekerereze no gufata imyanzuro myiza, ukabaho neza kandi utuje. Ku mwanya wa 7 ni ukurya inshuro 2 ku munsi gusa. Kurya inshuro 2 ku munsi, mu gitondo no ku gicamunsi, ndavuga nko mu masaha 9, bifitiye ubwonko n'imitekerereze inyungu nyinshi kuko bituma umubiri udakoresha imbaraga nyinshi mu kugogora ibiryo amasaha yose, bityo ubwonko bukabona ubushobozi bwo gutekereza neza no kwibanda ku byo ukora. Bituma amaraso atembera neza, ntucike intege vuba, ukagira ibyishimo byinshi n'umutuzo kuko isukari mu maraso ibihagaze neza. Ibi byose bikongerera imbaraga, ubushobozi n'umwete wo gukora imirimo ya buri munsi. Nyabuna reka kurya ngo urenze urugero, reka kuryagagura cyangwa kurya buri kanya, reka kurya wenda kuryama, ahubwo witoze kurya 2 ku munsi, mu gitondo no ku manywa hakiri kare utarengeje nka saa 9. Uzagira ubuzima bwiza wishimiye uko utera intambwe z'ubuzima bwawe bwo kubaho. Ufashe avoka, ugafata ironji, ugafata tomate, ugafata inzabibu, ugafata inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo, byafasha aba bantu bakurikira. Ubikoze iminsi ni inyunganizi n'umuti kuri impuissance sexuelle ku bagabo bananiwe kuko bakunda kubafata, ku banyoye inzoga, ku barwaye umutima no kubabwirwa kenshi. Baje babwira aho yarangiza imisemburo yabo cyangwa se umujago wabo kuko na prostate ukaba muke, maze ubushake bw'imibonano ukaba buke. Bakeneye ibi bintu byitwa avoka, bakeneye ironji, bakeneye tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje. Mu minsi 7 imbaraga zabo zigarutse. Ibyo bintu bivuzwe haruguru, ibyo ni avoka, ni ironji, ni inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje, ni buri gitondo iminsi 7. Ku bagore bibafasha bikanavura indwara bita frigidite cyangwa se ubushake buke ku gitsina gore mu birebana no kubaka urugo. Iyo ndwara se yo yabiterwa n'iki? Ibindi 9 bike bitera. Ashobora guhiterwa no gucura, byo bita menopause, yahangayika, stress ikabimutera. 3, kwambara imyambaro ihambiriye mu kiziba kinda kandi yegera imyanya ibyara y'igitsina gore. Iyo myambaro imufashe ishobora kugira ikitwara ubushake. Kwiyuhagira amazi ashyushye nabyo bishobora kugira icyo bitwara, maze igitsina gore akagira iriya ndwara bita frigidite. 5, gukora imibonano ukiri muto, byo bita gusambana ukiri muto, tari wuzuza imyaka 20, nubwo bitanemewe naho ngaho handi, ariko nibura imyanya baramaze gukura. Ariko iyo akoze imibonano igihe kitaragera, imyanya itarakura, bigera igihe yarangiza iyo ndwara ikazamufata. Noneho kubyarwa n'abasaza nabyo bigira icyo bitwara.
abantu bakabyagwa n'imbuto imisemburo yaramaze kugabanuka cyane bigatuma bagira imiterere y'ubusaza. Mu ncamake, gushyira mu bikorwa izi ngeso zirindwi bituma ubuzima bwawe bwose buzamuka mu mbaraga, mu bwenge no mu mutuzo w'umutima. Nta gikorwa na kimwe muri ibyo kidashoboka, byose bitangira ku bintu bito ukongera kugera ku bindi uko iminsi ihita. Iyo ugenzuye uko usinzira, uko uzinduka, uko witoza ku mubiri wawe, uko ugenda n'amaguru, mbese nyine ugakora ibishoboka byose, ugakora imyitozo buri munsi, uko usoma n'uko utekereza ukabinoza neza, ubu harura inzira y'ubuzima burambye kandi bufite icyerekezo cyiza kandi kirambye. Ibyiza byabyo ntibigarukira ku mubiri gusa, ahubwo bigera no ku buzima bw'umutima n'imibereho yose. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro byibanda ku buvuzi bwo kwigoboka dukoresheje imiti yo mu ntanzi z'urugo gusa. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere wari ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends. Bye bye.